sheri biti Asa. meze neza Meze neza bite se wowe? ni sawa rega naragushaka turi mu kiganiro mama nero nshuti yanjye uraho neza Uraho neza rega. umva njyewe maze iminota na 45 numva story yawe y'urukundo ushaka kubwira utuntu nka tubiri gusa ntakureka ugakomeza kuganiriza data bukwe wawe. Ikintu cya mbere uri umugore w'intwari pe. Ntushobora gukunda umuntu w'umukene ufite matera irimo ibiheri anarwaye Sogwa umugabo ntiyagiye ambeshyera intwari pe. Nta kintu nakubeshye se ajana kubeshya umuntu w'umupapa koko. Nukuri uri intwari kazi ibintu byawe turabyumvise bitaranarangira dusesurumeza turavuga tuti none se Clapton yadutiza umugore natwe tukamushaka noneho tukazamumusubiza ibi bintu birashoboka koko. Na basubize nanjye numvireho. Cyo nicyo kintu cya mbere nashaka kubwira. Cya kabiri turashima Imana ko yakurindiye umugabo kugira ngo ibintu waharaniye urukundo wamuhaye mugumana iki gihe mukiri kumwe akaba yarakize. Tubishimiye Imana pe cyane. Twishimye ku bwanyu urabizi turabakunda dukunda umugabo wawe nawe n'abana ariko isitore nta muntu waruyizi pe. Kuki mwadusha bino bintu ariko? Ese ubwo urumva rega ntago byari bari ubuhamya iyo tubibabwira mbere. Ubu biri ubuhamya kubera nyine ubuhamya bubakobera ikintu wakivuyemo. Kandi na nubwo sometimes arege bumva atari n'inkuru yo kuvugwa. None se ndashaka kubaza. Ni ibintu wakuye kuri mama, ni ibintu wakuye uwo mutima ko ari imitima ibuze. Dufite imitima ibiri n'uwawe n'undi muntu utazwe. Mu ntwari no bavuga ngo umusirikare utazwe. N'uwawe n'undi muntu utazwe. Ibyo bintu wabikuye he kumera gutyo kugira umutima ukunda bingana gutyo? Rero njyewe like niba navango ni impano Imana yampaye ndi mutoya. Impa impano yo gukunda urugo. At the age of 10 natangiye gusengera urugo rwanjye. Nkajya numva kandi ndashaka kuzashaka ndi muto. So nkasengera umuntu tuzabana, nkasengera umuryango nzajyamo. Noneho Imana impa umutima w'urukundo ruri pyo. Najyaga nkunda kubwira abantu kera nkiri muri segonderi ngo njyewe n'umugabo nkunze umutipe urwaye sida ntabimpisha akabimbwira twabana. Uzi impamvu ibyo nabitekerezaga gutyo? Nuko nyine nakuriye muri church guhera ndi umwana muto nari mu rusengero. Noneho muri jewe Imana yagiye inyemeza ko ntago umuntu yicwa n'indwara, ntago yicwa na sida, wicwa n'umunsi. Like iyo umunsi wageze urapfa. Noneho ko ngenda nkuranza kumenya yuko n'umuntu wanduye ushobora kubyara umwana muzima, ubuzima bugakomeza mukaba imyaka 70-80. So najyaga nkunda kubwira nk'abantu gutyo bakavuga ngo ushanga impamvu bivuga nuko bitarabaho. So for the good to challenge me impereza noneho urwaye mu bundi buryo. And I loved him. Ndamukunda pe numva baya ntago ari ubwandu ni bihanye navuga n'ubundi buryo. So before ko wenda iby'uburwayi bizamo ya matchinze my heart, like numva ko niwe nkeneye muri character, muri behaviors, muri obedience, muri love no mu kubaha Imana. So rero ndangije mbwira Imana nti rero noneho rero reka ibintu by'uburwayi tubishyire ku ruhande. Kubera ko wanyumvishije ko umuntu aticwa n'indwara yicwa n'umunsi. So mfasha kugira ngo dufate icyemezo. So Imana iramfasha numva nyine muri jye ndemejwe hamwe n'ibimenyetso bimwe na bimwe nagendaga nyisaba. So decidinga kubana nawe ariko before ko mbana nawe like ko kuntu bumaje kumva nyine umaje gufata umwanzuro uvuga uti ngiye kubana nawe. Muri jye nyine hajemo kujya musengera noneho muri jye hazamo conviction yuko azakira.
ko najyaga mubwira akirwe nkamubwira guzakira n'akavuga ati disi nicyo nkundira abantu basenga nyine muhorana ibintu by'ibyiringiro bidafite ahantu ho bituruka ariko muri gihe numvaga ndi convinced ko azakira. So for the God's grace igihe kiragira nyine nabwo binyuze niba nava ngo muri njye kuko byanyuze mu kazi nari mfite nako katashingaga, ariko muri ako kazi katashingaga Imana inyuzamo nyine ko abona uburyo avurwa yitabwaho, so arakira. Ndashaka kumenya urugendo rwose nyine kuva mu mufite yatubwiye nyine ahantu yabaga ku Gisozi ukuntu yari ameze, umunsi waje gukora amasuku ukamutwikira ibiheri n'ibindi nuko mwagiye mutera imbere umugeragura intebe gura ibintu nk'ibyo. Hari ikintu ushobora kuvuga ngo mu bintu byose we yavuze ngo umunsi yakubonye mu gisuzanya bwa mbere ngo iyo smile ngo yarebye usetse ewana ngo yumva ikintu kimunyuzemo kimeze nk'amashanyarazi ngo yumva hafungutse nka wa mwenda wahera uwo nguwo. Hari uko umuntu yego uvuze obedience uvuze kubaha Imana n'ibindi, ariko hari ikintu cyakumakinze cyane wavuga ngo nicyo gikuri ibintu byose. Nicyo kintu wabonye kuri Clapton ukavuga ngo yaba arwaye yaba akinnye yaba agize ariko uyu muntu ndamukunze? So icyambere nasanze ari umusore, icyo gihe ari umusore, akaba ari ryo jambo nkoresha. Yego. Nasanze ari umusore uri so responsible. Icyo gihe muri ubwo bukene. Yego. Nyine yabo babwiye like hahandi n'ukwezi gushira n'umuntu urimo kwishyuza wishyuza 50,000 ari byo byonyine wizembere n'inyuma utazi ko ari bubiguye. No kuvuga ngo yigishaga barumunabe. Yishyuraga muri Minerval. Yego. Yatekingaga keya yiwabo like ababyeyi be. Yari wa muntu ubona message ya you have received y'100 turi kumwe gutyo twicaranye yose akayatanga ntasigarane n'igihumbi. Uri murabyumva? Kandi ntasigarane igihumbi the next day landlord ari buze kumwishyuza. Mana yanjye. Uri murabyumva? Noneho njyewe ndangije mu mutima wanjye ndibwira nti umugabo ushobora kwita kubi wabo gutya azapira umwana azabyara. Uri murabyumva? Njyewe nakuriye muri famille like pe nakuze neza pe nukuri. Nanjye njya nibaza uko nashatse uwo mugabo nkumva ntago mbizi. Babimubwiye. Gahinda we. Urumva? Nakuze ndi umukobwa wa papa, ninjye wari umukobwa mukuru. Like everything I needed narakibonaga. Navuye mu maboko ya papa njye mu maboko ya musaza wanjye, nawe arabizi. Najyaga nicara mu giporoso nkategereza musaza wanjye kataha. Like nari wa mwana ufite ibintu byose. Teseka bisubayeho neza. Ku buryo najyaga no kumureba nyine nanitegeye, noneho nanagira na 5 ari mfite nkabimusigira. Uri murabyumva cyane. So noneho kubera ngiye ko kuntu nakuze mfite urukundo rwo mu muryango, ntago nifuzaga kuzabana n'umugabo utanyitayeho. Umugabo utari buha agaciro ko hari icyo nkeneye. Kandi noneho nubwo nakuze like ntago nigeze mbaho like ibyo nakorwaga ntago nabisabaga. Yego. Noneho nkibaza umuntu uzaza mu buzima bwanjye akajya nsaba ko beginga gusaba buri kintu cyose ari bumwe. So your responsibility rero yari afite icyo gihe yo kwita kuri famille ye, yo kubona yanabapfira. Kandi buriya biragoye kuba nabana, urabizi nabana benshi bagira ikigaragasa nkaho iwabo nta nahavuka. So rero ibyo bintu byarankumvisinze muri je. Ndavuga ngo this is the man I needed. Utitaye ku buryo akennye uravuga ati bizaza. Reka nkubwire riga, umuntu ubukennye akabona 100,000 byose akabitanga, basi ntanavuga ati mfite umukunzi kamuguremo fanta y'igihumbi. Babwira Saint Valentin yacu se icyatanu. Ngira Saint Valentin y'icyatanu yimbwireho. Oya Saint Valentin ya mbere ansohoka. Aranyicaje ku cyatanu cyanguriye fanta tuyitahiye. Ubwo mwari mwicaye hehe ku cyatanu muri Great Apartment Iremera?
Yiremera naka brochette nta kintu wamba bari ariko wamfura nabanzaga nkamubwira toto yari mfite wambwira gatoto mbere yuko asaba yego ndakumva Jackie reka nkubwire sinzi wenda harimo n'uburere n'ukuntu umuntu aba yarakuze ariko nyine nanjye hari ikintu nibonyemo kirantungura ntago ndi umuntu urarikira ibintu by'isi bihari bidahari rwose ubuzima burakomeza kuko n'ubundi ubu bifite uyu munsi the next day ugasa nkaho nta kintu wigeze utunga kubera ikindi ujye kwanduzwa n'ibintu kandi biri bushire so niba wenda afite 2 igihe nanjye nkaba mfite 2 none reka duhurire mu mujyi twiganiriye ku njugu noneho dutahe ariko ibintu ari amahoro atumva ko ndimo kumugora atumva ko ndimo kumuvuna kandi nanjye ntarimo kumva ko hari umuntu nikoreje umutwaro kera tugikunda nigeze kumbwira ngo ese ngo gute ngo ukundana nanjye ngo ntajya nkusukisha ndamubwira se wowe uri data Ikonga byazonze umungu turi kumwe twa Faustin arabisukisha ko ntibintu mukunda cyane ikomereza nubanje musaza wasukisha abahungu ni baso nkiri umukobwa numvaga ko umuntu mfiteho inshingano zuzuye ni papa wanjye ni musaza wanjye niba rero umuntu amaye urukundo iki reward like niba nakogewe nkunze umuntu reward mukeneho nuko nkunda ntago mukeneyeho like amafaranga ni meza arasupportinga mu rukundo ariko atanahari ntago ari issue it's not an issue musangire ibihari then ubuzima bukomeze hanyuma dusoza aho mugeze mumeze neza mumaze kugira ama business twabonye mwarafunguye na restaurant hano Kariyeri Inyamata turaza kubigara ko byimbitse yego umugabo mu by'amafaranga ntawe ujya wemera ko hari ariko ubundi tujya kwa Prosper Nkomezi umugabo haguruka akabati ngewe ndamutambikamo miliyoni y'amanyarwanda aravuga ati uyu muntu ntago bimeze nabi da yo gutanga ku muntu just gusa ngo uramukunda ati ngo haye miliyoni ubwo nuwo yahaye nituza we yatwerereye nk'icumi mu bukwe n'ibindi ntabwo mumeze nabi amafaranga aragaragara kandi nyine yahari n'undi aragaragara ndashaka kugira ibintu nka 2 nkubazaho muri uru rugendo navuga ngo rwatangiriye mu bukene mu burwayi uyu munsi wa none umugabo akaba yarakize mu buryo bw'umubiri ndetse no mu mafaranga bitameze nabi iyo urebye divorce ziba muri iki gihe niki wabwira aba bantu bubaka bagahita basenya nubwo nta rugo rwubakwa nk'urundi niki kintu cyakongera gutuma abantu bakomera bakabana neza ikintu cya mbere ntago ubundi mariage ngiye uko nyifata ntago ari urukundo nubwo rukenerwa ntago ari amafaranga nubwo akenerwa ntago ari ukuvuga ngo reka mbikore kubera ko imyaka igeze nubwo nabyo ari byiza mariage ni commitment ni ukwiyemeza urabona umuntu wese iyo ari muto hari nyine wiyemeza kwiga ubikunda utabikunda urabyiyemeza kugira ngo ejo uzabe umuntu muzima like umuntu ukomeye cyangwa ufite icyo yakwimarira rero na mariage je no kunyifata ni byiza ni ukuvuga ngo before ko uvuga ngo ngewe uyu mugabo igihe azaba atankunda nzabivamo ngewe uyu mugabo nakena ngewe uyu mugabo ngewe ibintu nk'ibyo nyine banza muri wowe mbere yuko unavuga ngo yes ese uri committed urabyiyemeje ko byaba byiza byaba bibi mwatongana mwaseka amafaranga yaboneka ataboneka cyagihe urukundo ruzaba rwagabanyutse kubera inshingano uzakomeza uba umugore are you committed noneho ibingibi biri both sides shaka umuntu uri committed kuri wowe nawe ushaka umuntu uri committed kuri we
nuvuga ngo mwese mwemeranye mwanzure ko nta kintu na kimwe kigomba kubatandukanya kuko akenshi ubu ngubu umuntu agenda avuga ngo njye n'ibyanga nzavayo tayari bamaje kuvayo nubwo bitaranga avayo mbere yo kwajyayo nukuvuga yamaje kuvayo kandi ntibirananga cyane nuko binagenda bijya kwanga ahubwo ageze kuri kaburimbo njye ntanetse umutwe ngo nzataha exactly so nuvuga ngo muri wowe banze wicara uvuga uti man whether I like it or not I'm committed to do this ni mu gihe utarumva uri committed ni ukuri byihorere cyane ikindi cya kabiri ese ni iyihe center y'urugo rwanyu means center ubwo ni like ni iki kintu urugo rwanyu rushingiye ni uruhe rufatiro rw'urugo rwanyu riga jyewe ndi umukristo ubyemera pe ni ukuvuga ngo urugo rwabayeho twebwe tutaranabaho bivuze ngo urugo ntabwo ari umushinga wacu twebwe turi abakozi bangaje tukaza muri bizinesi y'abandi kugira ngo ikomeze itere imbere kugira ngo igumeho itazazima rero ni byiza ko igihe urimo udecidinga kuba umugore igihe urimo udecidinga kuba umugabo ubwira Imana ngo wowe nyiri mushinga ngwino umfashe gukora ibintu byawe washingiye Adamu na Eva bwa mbere ngwino umfashe gukora ibi bintu byawe n'igihe byanze rega ko ntabwo ibintu byose bahora ari 100%. N'igihe byanze still usubira kuri nyiri umushinga umbwira uti umushinga wese ko wajemo ibibazo tubigenze dute yego like Imana nibe center ikindi abantu nibabe committed agera kuzana bavuga interview ni kimwe sometimes ari gihe nyine uri abantu bamaje kugera ukabyara ukabyara n'ama business nibi sometimes utangira gusanga umunsi urinze wira mwavuganye nka hayirimwe buri wese ahuze kabisa buri mwe wese ahuze kandi mutanganye ahubwo rwa rukundo kubera responsibilities rusa nkaho rwatangiye kuba swized mo hagati aho ariko iyo muri committed Imana ari center y'ubuzima bwanyu shariga ubuzima buragenda urugo ruraryoha you know ukajya wumva nyine wabwira buri muntu wese umugabo araryoha buri muntu wese numva nambwira washatse umugabo harabura iki wasi gushaka umugabo mama umva soza ugira ibintu byiza ubwira Clapton tubwire tugira ikintu ubwira umugabo wawe arakumva aguteza amatwi n'isi yose guteza amatwi gira ijambo ryiza umubwira hanyuma tugusezeraho telefone neza ikintu cya mbere namubwira like ndamushimira ni umugabo w'intwari nubwo namukunze wenda ari umukene ari narekingwa narwaye n'ibindi nk'ibyo ariko nawe yarakoze kumpitamo kunyihanganira ngiye ndabizi ko ndi umunyamafuti nawe arabizi ngira ndi umunyamafuti ni ngiye munyamahane w'abayiturije so rero ndamushimira ko aranyihanganira kandi ni umugabo w'intwari pe ibaze nawe ni imyaka 7 yonyine sibyo ishize turi muri ubwo buzima bwaho n'ibihumbi 100 biza ku kwezi umuntu avuga ati birava hehe ariko uyu munsi reba step agezeho yarakoze gukora cyane yarakoze kuturwanira ishyaka nyine ndamushimira ko arinda izina ryacu kubera ko niwe uri kuri public ariko ntago aradusebya ntago urugo rwe rurambara icyasha kubera we so ibyo ndabimushimira ndamushimira ko akunda abana bacu mana we yanabapfira pe ibyo ndabizi kandi ushaka kubakunda nubwo ari byo babyara ikindi ndamushimira cyane ko ankunda arankunda nyitaho so ibyo byose I don't take them for granted ndabimushimira byose so one thing I can promise him bimeze neza bimeze nabi byazamutse byamanutse cya gihe muri honeymoon cya gihe mutarimo kuvugana neza nzaguma ndi iruhande rwe
Kandi tugomba akagaro turakanywera tukanywera Jackie ubwenge ufite ntabwo ari ukwiye kuba hano bakujyane muri naza uzajya ugurutse ibyo umva ndakwishimiye ndagukunze nibwo bwa mbere njye sinkunda kumva story z'abagore n'abagabo ariko numvisha ibintu biniryoheye urabona biriya bigano bavuga ngo umugore n'umugabo ngo story y'urukundo mba natarutse nagiye nshaka iby'imipira ariko niyo story numvisha iniryoheye umva uranshimishije ushimishije abanyarwanda uhesheje uzi ikintu wongeye gukora buriya wongeye gusubiza agaciro ikintu cyitwa urugo n'umwana w'umukobwa waba umugore nyamugore ugaruriye agaciro igitsina gore uba Esteri kabisa uzi Esteri muri Bibiliya ugaruye agaciro k'umugore abagore hano Faustin bari bananze kurongora ndagushimiye n'ukuri Imana igumugisha wihangane tugufasha umwanya munini tuzabasura mu rugo kandi turabakunda mukomeze mubere icyitegerereza abandi murakoze cyane bye bye